Iyo was popping Kigali, was popping Rwanda, nizere ko mumeze neza. Hano ko mutera turi kumwe n'umu content creator superstar. Wakwitade? Skipper bimeze bite? Shima Imana. Urashima Imana? Bo. Umeze ute? Umeze ute? Ndi muri Kigali nyine. So ku bantu batazi Skipper ni muntu ki? Skipper nyine ibwira abantu Skipper ni muntu ki? Okay. Skipper ya mbere ndi umuhungu. Yego. Yego. Ndi umu content creator kujyanye nyine n'ibyo nkora, ndi umu content creator, umunyamakuru kuri televiziyo bita Brick TV. Mu kiganiro The Buzzline. Okay. N'utundi tuntu two ku ruhande ngenda nkora. Okay, mu magambo make ugiye kutubwira hobby zawe ngiuze nk'eshatu ukunda. Ibintu nkunda. Nkunda music cya mbere. Uri n'umuhanzi? Uri n'umuhanzi? Ntabwo ndi umuhanzi. Nyine just kuyikunda tu. Ikindi kintu nkunda kurya. Icya gatatu na famille yanjye sinayishyiramo. Nta kibazo. Na famille yanjye ariko ubwo niyize imbere. Okay. So mu busanzwe ukunda uwuhe mukino? Umukino football. Sibyo? No, imagine kuri coach. Ndi coach. Sibyo? Yego. Ngiye kubwira abantu batatu. Umwe aramubanza mu kibuga kine. Undi mushire kuri bench, undi umugurisha. Sibyo? Yego. Twagiye. Bruce Melody The Band. Bruce Melody The Band. Yego. Nukuvuga ngo Bruce Melody. Ndamubanza mu kibuga. Yego, uratubwira n'impamvu. Urumva? Bruce Melody ndamubanza mu kibuga, The Band abagiye bench gatoya ariko nawe ndaza kumushyiramo. Urumva? Ko ari ahantu ndi buze kumukenera match by'akazi. Yego. Melody ndamugurisha. Melody uramugurishije kubera iki mugurishije? Melody n'ubundi deja yarangije kwigurisha. Kubera yagiye muri gospel? Yagiye muri gospel kandi wenda twari tuvuze mu bintu bijyanye na security. Ntabwo nyine muri gospel tuba tuyifataho cyane. Yego, mu kibuga cyane ntabwo yabigukorera. Ntabwo yabinkorera. Okay. Noneho dufite Bulldog, Pfla, Riderman. Pfla ndamugurishije. Byarangiye Pfla narangije kumugurisha. Ko namuhereye yose. Urumva? Bulldog ndamubanza mu kibuga. Riderman araba yicaye gato. Kubera iki umwicaje? Riderman ntabwo n'ubundi mu bigaragara ntabwo akora cyane, nyine ntabwo akunda gukora cyane nka Bulldog, nk'uko nyine Bulldog kuva kera uko tumuzi niko kimeze. Yego. Niyo mpamvu ndi umuhanzi mu kibuga. Okay. Gake. Bulldog ubundi ni wa mbere kabisa. Hano harimo akantu ko gufana ariko. Oya. Je muri abo bose nakubwiye. Nkubwiye abo ngiye mfana nta nubwo wahita ubyemera nyine bitewe n'ukuntu nagiye mbashyira ahantu hatari heza cyane. Okay. Nengabo. Kenny Soul, Chris Easy. Nengabo. Kenny Soul, Chris Easy. Chris Easy. Ndamubanza mu kibuga. Kenny Soul. Chris Easy na Nengabo. Nengabo ndamugurisha. Nengabo ndamushyira hanze Kenny Soul mugurisha. Uragera. Ubwo ni kuri bench. Ubwo Nengabo uramushira kuri bench. Nengabo ndamugurisha. Kenny Soul mushyire kuri bench. Yego. Chris Easy. Chris Easy arabanza mu kibuga kandi. Arabanza mu kibuga. Chris Easy n'umuntu wa danger, byari marabizi kandi n'umuntu hozaho. N'umuntu nyine utajya upfa gukora flop. Kumva mu kibuga yaguha umusaruro. Ako nyine bivuga ko Chris Easy indirimbo ze zitajya nyine zimara kabiri kuri media nyine tu. Izimaraho kabiri se nizande muri abo mbwiye batatu. Oya ntanivugiraga. Nyine ndikuvuga comment z'abantu. Ni comment z'abantu. Okay, reka nari bitubyemera. Nubwo ntabyemera. Urumva? We ntabwo ubyemera. Ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo mbyemera ariko reka dusuppose ko twabyemeye. Abo tugereranyije nabo ngabo bandi umbwiye. Ni bande zimara kabiri. Ahubwo we watubwira. Ugereranyije nabo umbwiye kusizi no wadanje. Okay. Yego. Wadanje. Bruce the First, Kenny Kesha, Logan Joe.
arabaniga babiri najya mbasha Logan John Kenny Shad yeah waririmbye Treasure ninde ni Logan ubwo arabanza mu kibuga okay ubwo Kenny Shad ndahita mugurisha Bruce the first arabari kuri bench ko icyo mugurishije Kenny Shad Kenny Shad ugereranyije n'abandi ni we nyine umuntu wo kugurisha kwari uko ntabwo ari gutanga umusaruro nyine nk'uw'abandi ako ikigaragara Logan wamukunze kuri Treasure gusa oya nuko nyine kubatandukanya niho nahise menya neza kubatandukanya niyo mpamvu maje ubwo mu njyana Logan niwe ubigukorera Logan arabizi $10 Olima Real inde $10 Olima na Real $10 abanza mu kibuga Olima sindirimba imwe Olima afite indirimbo nyinshi ahubwo hamamaye nk'ebyiri na Tufu afite indirimbo nyinshi ariko ntago nyine turamumenya cyane ntago turamumenya nuza Olima so ndamugurisha Olima ndamugurisha uriya wundi ubwo ndamushyira kuri bench yego Real kuko umuhanzi mwiza ako nyine ntabwo arakora ibintu bidukomfirima nk'ibyo $10 yakoze yego nubwo afite akarimbo ndi gukunda muri no minsi mu TikTok cyazira ndirimbo irabikora kandi ndirimbo nshaka kuzahita turashira wanjye mu TikTok uramufite noneho kutamutubwiza n'uyu nguyu noneho ukunda kubyina ntabyo nzi ariko nyine ndabikunda ariko mbwira mubyine azambwira nkakwigisha ngaho se sha bazanyigisha uzandebe imbwa atari imbere ya kamera nkwigisha bazanyigishije mana sikuntu mbikunda se naribi none njye kukubwira abadansa bo mu Rwanda naribi ni abasitari ni n'aba influence ukuntu nyine niwe wamamaye ariko si bo nyine bazi kubyina dufite Titi Brown Jojo Breezy na General Band mu kubyina yego mu kubyina nyine uri coach sibyo yego uzi kubyina undi bushyire kuri stage wabanza mu kibuga cyawe kuvuga ndabanza mu Titi Jojo Breezy se Jojo Breezy wamugurisha yakora icyo ushaka Jojo Breezy mugurisha se ikibuga cyawe ko ushaka ko kimera Jojo Breezy akusura General Band ni umubyinnyi General Band ni umubyinnyi nuko ari n'umu influencer General Band sindamu nago General Band kubera ko General Band ntamuzi nk'umubyinnyi wenda ajyacishamo akabikora ndamugurisha yego aho Jojo Breezy kubera ko we abikora nyine tumuzi nk'umubyinnyi ega General Band we no mu DJ tumara nk'umu DJ nubwo anyuzemo akabyina ariko Jojo Breezy arabagiye benshi nyine mu gihe ategereje ko Titi avunika ubwo twese wanjemo Titi ni umubyinnyi dufata nk'aho nyine ari uwa mbere mu Rwanda cyangwa se ari nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu nyine ni mu babyinnyi beza dufite mu Rwanda yego noneho Airways ari na Sano na Bwiza ni ukuvuga ngo hagiye kuzamo ikintu cyo gufana kuko njyewe umuntu mfana umukobwa wa mbere mfana ntabwo namushyira inyuma ushobora kubona mufana na vibe afite ubona kuko za stage yawe cyangwa se ikibuga cyawe cyatuma abafana bazamuka usuzi kwa kundi umukinnyi aba afite umwanya nta umusimbura afite yego niko bimeze ntabwo ushaka ari umusimbura nta musimbura nshaka abandi babiri ngo ndahita mbagurisha igomba kugurisha ubwo babiri ndahita mbagurisha igomba kugurisha ari n'Isano agomba kukibanzamo Airways na Bwiza bombi ndahita mbagurisha oya uragurisha muri abo babiri ugiye guhitamo umushyira kuri bench waba umukunze waba utamukunze none siko nashaka umuntu usimbura ari n'Isano niko game imeze ndagurisha Bwiza ntarebe Airways bamushyize kuri bench nubwo atazakina ari n'Isano arikurikira arabanza akanikurikira ni Messi mbese harimo fanarisme nyinshi ari n'Isano ndamufana ku rwego rwo hejuru
ndanamukunda fo ya danje umwe mu banzi nifuza guhura nawe ego nose wabuze iki kuri mu content creator njye nawe n'abanzi benshi ariko sinzi impamvu ari nesano nyine ntajya muhura nawe man sinzi tu uhuye na Aline Sano n'iki kintu cya mbere amubwira ndagukunda ikintu cya mbere namubwira uramukunda icyo akoze nta nubwo umufana nta kindi namubwira ntabwo ari kuvuga nta kindi namubwira ariko nicyo cya mbere namubwira ati ari neza hari abahita umubwira ndagukunda waretse tukifotozanya waretse nabyifoto ntabwo ndi umuntu wo gusaba ifoto kameme yego wenda twayifata ariko ntabwo ndi umuntu wo kubwira waretse tukifotozanya ndamukunda ku rwego rwo hejuru ku buryo duhuye namusaba ko twazahura tukaganira mbese akaguha ikiganiro apana ikiganiro cyo kuvuga ngo imbere ya kamera tukabanza tukicara dene tukaganira ibindi bikaza nyuma tubanza nyine tukamenyana umuntu akareba ko siri kubyumva urumva wizeye njyewe nari nesano ubu si njyewe umuntu nkunda mani buri kimwe cyose nagikora kugira dufite DJ Mano, DJ Toxic, DJ Philpit. DJ Mano, DJ Toxic, DJ Philpit. DJ Toxic arabanza mu kibuga. DJ Mano ndamugurisha. DJ Mano ndamugurishije njyewe. Ko mugurishije? Ni umu DJ mwiza ariko nyine ntago nyine ankomfirima tu ntago ankomfirima. Philpit umushize kuri bench. Philpit amagiye kuri bench gato ariko nawe anytime yajyamo. Nka gutya nuza ari mu bihe bitari byiza DJ Toxic ubungu Philpit abayagiyemo. Okay. Nase Philpit ko bivuga ko kwanza ntago ariko bivuga niko bimeze. Rimwe hamwe n'umunyamakuru ubundi akaba mu DJ. Akaba n'umuhanzi. Akaba n'umuhanzi. Cyo cyo kivuga iki? Ikintu cya mbere Philpit bwa mbere mwemera nk'umunyamakuru mwiza ibindi biza nyuma okay kahita akurikiraho ubu DJ ubanze nibwo bwa gatatu ariko ni umunyamakuru mwiza nanjye ndeba nkavuga ati uyu nguyu kabisa okay Chris Easy, Kevin Kade na Davis. Chris Easy, Kevin Kade, Davis. Kevin Kade aranza mu kibuga sura oya Chris Easy arongera kibanzamo Kevin Kade arasimbura nyine ari kuri bench David ndamugurishije kubera iki kari umwami w'abana umujijije iki njye ntago ndi umwana niyo mpamvu mugurishije njye sindi umwana niyo mpamvu mugurishije ntago abigukorera ntago abinkorera imiziki ye irarenze ndanayemera ariko ntago kinkonfirima cyane ntago gukonfirima ku buryo yakugera ku kibuga ikibuga cyakijyamo ariko nabuze abandi bakinnyi nk'abo ngabo bambwira nongeye kubwira aba influencer bagenzi bawe utubwire nyine dufite Kasuku, Jihad na Dumba nyine okay reka ndebe bavuga ibintu byinshi ihite nkora nyine liste numbazeho n'ibintu byinshi Dumba arabanza mu kibuga Kasuku ajya kuri bench Jihad ndamugurisha umushura amugurishije ntakuvuze ko nta kintu ndibivugeho kubera iki ntacyo bivugeho oya ugomba kutubwira na comment impamvu ni ukuvuga ngo Dumba akora ibintu byiza afasha abahanzi afasha showbiz nyarwanda ndabimwubera kandi ndanabimukundira niyo mpamvu mumanje mu kibuga Jesquiza nawe nyine ibyo akora ni byiza cyane ariko ntago nyine ibyo akora ari byiza kurusha uko mbona ibya Dumba ari byiza nawe ibyo akora ni byiza yego Jihad rero nta kintu afasha umuziki cyangwa show nta na kimwe wakazana umunwa akabaga abantu Imana ibabarire kuba muvuze nabi ariko niko kuri nta bintu nyine afasha showbiz nyarwanda njye njya mbona ubwo ntacyo akumariye njye nta kintu amfasha kabisa sinjya nanamureba noneho nk'umuntu ufana football sibyo ngiye kubwira amakipe atatu yo mu Rwanda ntabwo mfana football ndayikunda ntacyo urayikunda ariko uko byagenda kose nkurikirana duke yego Rayon Sport, APR FC na Kiyovu ubwo iyo ndi bubanze iyo ndi ubona yabanza muri match nyine mbese Reyo njye nkunda Reyo
APR ubwo ni ya kabiri Kiyovu ubwo ni ya gatatu urayigurishije Kiyovu ubwo nayigurishije ntabwo mu kipe nonze ntacyo zikumariye ugereranyije n'izo zindi Kiyovu iri hasi yazo iri hasi cyangwa nuko ariko mubona abantu b'inyamirambo so bafana Kiyovu of course niba ntabwo ndi butahe ntabwo uri butahe kuko niho ni naho ikorera imyitozo niho ikibuga cyayo kiri ariko ntabwo nyifana ahanini mbabona Kiyovu ari uko yabuze promotion yego simbizi simukirana ibyo by'umupira cyane wari ndakuzi nshobora kuba ntekereza ko uyikurikirana cyane ukunda football ra reka nkunda basket uzi urayikina ntabwo nyikina ariko ndayikunda wese urayikina football njye ndayikina man ntabwo urambona ndi mu kibuga ntabwo ubyibuka ntabwo nazakureba match ntabwo naza kuzireba bo ndayikina cyane burangiye kubona kera njye kera nakine n'akarero buriya ega ukina ku mwanya kangahe ukina kuri karindwi ukina kuri karindwi nubwo uri kubona wenda nshobora kuba mbyibushye ariko ntabwo ariko nahoze nari mfite agataye kameze neza noneho dufite ba degoti babiri kugeza n'ubu ngubu habuze uwemera ngo uyu niwe degoti ngo ikina Messi na Cristiano Messi na Cristiano na Neymar abo batatu nabo ubu ngiye kubanza mu kibuga undi nkamugurisha ndi kuri bench njyewe mu kibuga ndabanzamo Cristiano urumva Neymar ndamushyira kuri bench Messi ndamugurisha uramugurishije kubera iki kubera iki Messi simbizi cyane uko utamufana cyane uko utamufana ariko njye mvuze ngo nshaka gutsinda oya ibyo navuze ni ibyo ubwo ngubwo njye nikundira Neymar na Cristiano ubwo abafana ba Messi urabakira abafana ba Messi urabakira ntabwo mbakira ariko ntabwo mvuze ko ntamufana atanakora n'ibintu birenze ariko njyewe ndi coach ntamugurisha Davido Wizkid Burna Boy Wizkid Burna Boy Davido ubwo arabanza mu kibuga Wizkid yajya kuri bench Burna Boy ndamugurisha uramugurisha kubera iki Burna Boy ntabwo mwemera agiye afunze mu mutwe wa muganga afunze mu mutwe cyane kubera zirasaga zabaye ejo bundi Burna Boy no mu buzima busanzwe njye namureba nkabona ko ari umuntu utazashobokana n'abantu buriya cyane ubwo biriya bintu yakoze ibyo kwemera ku bafana ntabwo ndi abafana bo bakeneye ibintu nk'ibyo urabivuga kuba ari Burna Boy tumuzi byatewe n'abo bafana yita ko atabakunda rero gufata umuntu watumye ubu uri we ukamutesha agaciro sinzi ko nakugumana mu kipe yanjye wamugurije menshi make nahita mugurisha igiceri cya senkani igiceri cya senkani cy'amafaranga y'u Rwanda cyangwa mutangira ubuntu Beyonce Rihanna Shakira Rihanna Shakira reka nkubwize kuri rero abo bahanzi sinzi kubatandukanya ego reka nkubwize Shakira wamazemo igihe Beyonce kamwereka wenda nk'ifoto ndabazi urabazi Beyonce ndamugumana Shakira arajya kuri bench ndambwiye n'uwe Rihanna ubwo namugurisha wamugurisha ko cyamugurisha ntabwo nkomfiremo kandi umuntu utagukomfirima umuntu utankomfirima mbese mutangira ubuntu ntabwo ngiye buriya tujya no mu biciro ayo bamaye mfataye ko arakaye niko biba bimeze ariko muri hobby wavuze ntabwo wavuze ko ukunda gusenga gusenga buriya nta nubwo nshobora no kubishyira ku rutonde kubera reka gusa urasenga gusenga biba ari ibya mbere gospel artist wo mu Rwanda utubwire ukurikije rate yawe wanze mu kibuga naribe nimba mbanzi bake urabazi naribe Israel Mbonyi arabanza mu kibuga narasoza no kuvuga ubwo ngo nyine ni wa mbere ntabwo wumvise abakurikira ubwo nabagurishije Beste na Dorcas na Adrien Misigaro ntabwo muzi ibintu byinshi Adrien Misigaro yaririmbye ya ndirimbo nyibutsa wongere unyibutse ndayizi namugurishije ntabwo ibyo binkomfire ntabwo bigukomfire namugurishije bariya baby
harimo n'umumama. Si umumama buriya siko babivugara. Oya ni umugore ntabwo ari umumama yabyaye cyangwa twite. Oya iyo twite ntabwo ari umumama umwana apfuye ubwo bakitwa umumama. Nasi nka mama oya naga mu izina rya Yesu. Nk'uyu mumama apfishije abana bikura. Icyo gihe nyine amupfisha ko none se umwana yapfuye ataravuka ubwo yitwa ko ari umwana. Kandi uvuze ko ari umwana n'ubundi aba ari umwana ahubwo. Cyafite amakuru ukatwita ngo nayatubwire. Ndarengana ako se ubugiye bamaze buriya bitarajya mara none biragoye. Ntabwo uzabona hari abantu ariko batabikunda. Nigose ubwo nyine niko bimeze. Gusa nabashyira kuri bench tu. Israel mbonye nkamubanza mu kibuga. Adrien ubwo namugurishije. Ntabwo nkomfirimo. Utitaye ntabwo nkomfirimo. Ubwo se nka aje nko gusenga nk'ejo ukajya gusenga akaza kari utera indikora sinago wafashwe. Nafashwe kandi atagukomfirima. Ngi ntago biriya byo kuririmba ibiki ntago ari byo bituma mfashwa. Kuba like ngiye ndi mu rusengero ibintu byose ntabyibagiwe. Nyine ibibazo byose umuntu aba arimo byo bituma mfashwa n'ijambo rikiza bambwira. Yego Skip wakoze kubana natwe. Namwe mwakoze kudutumira. Ni cyagura abantu badukurikiye. Ndabakunda nawe ndagukunda urabizi kuva kera. Urumva bakore subscribe kuri Spotlight Jam. Naringose bakore subscribe nanjye bankunde nkundisha abantu ariko wigize agira muniga yitwa Ndera Bogar. Wigize Bogar nkundisha abantu. Okay, hano uyu muhungu wacu Skip mukurikirane haba kuri TikTok, Instagram, n'ejo bundi agiye kudufungurira YouTube channel. Mube muri tayari vuba. Mbese si ukurikirwa n'abakobwa se? Ndi na single. Mwumvise Skip ari single? Shaka she. Sawa Bye.